Jewe Reverend Jacques Niyonsaba mwizina ry'Imana Data yagiriye icyizere kangabira umurimo ndetse n'ubasha itorero rya Nazarene Rimpa ntangaje ku mugaragaro ko Dieudonné Niyonezeho abaye umugabo Uwitonze Kevin. Nongeye gutangaza ku mugaragaro ko Uwitonze Kevin abaye umugore wa Dieudonné Niyonezeho uyu munsi. Iki Imana yateranije ntihazagira umuntu ugitandukanya mu izina ry'Imana Data n'Umwana n'Umwuka. Muzabyare abakobwa n'abahungu, muzagwiza imbaraga, muzakore mwunguke, mugwiza amaboko n'inshuti. Ubuntu bw'Imana buzabaherekeza ubuzima bwanyu bwose, muzagira umunezero mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Ntabwo wari uduteranyirije hano ugeze ku musozo. Imana ibahe umugisha. Urukundo ruzahora iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Fata impeta ya Kevin, hanyuma murebane mu maso, ushaka umubwira amagambo ane cyangwa abiri cyangwa rimwe kuri Kevin riraba rifite icyo rivuze. Yes. Me, Dieudonné Nsengiyumva, I take Kevin as my loving wife in front of God and witness of the people. I will love, I respect you, and I will honor you. In Jesus' name, amen. Reka tumukomere mu mashyi y'izina rya Yesu. Uwitonze Kevin wambitse impeta ikimenyetso cy'urukundo. Nzagukunda, nzakubaha, nzabana nawe muri byose. Imana izabimfashe. Amen.
Reka dukomere Imana amashyi. Hanyuma baraguha mikrofone, ndaza gusaba Dieudonne aragenda asubiramo amagambo ngiye kuvuga ajyanye n'indahiro ye. Yes. Okay. Uravuga ngo jewe Nsengiyumva Dieudonne niyo ndezeho ndakwakiriye wowe Uwitonze Kevin kugira ngo umbere umugore mugire kandi tubane guhereye uyu munsi n'ibihe bizaza. Guhereye uyu munsi n'ibihe bizaza, mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzagukunda ngukundwakaze mu gushaka kwera kw'Imana kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa kugaruka kwa Yesu Kristo. Kubw'ibyo murahiriye ko nzaba umwizerwa imbere yawe. Amen. Umwizerwa imbere yawe. Haleluya. Mwabirangije tuzanye hano byaba cyane. Reka tumukomere mu mashyi make. Microphone bayitere Kevin. Kadutuze. Kevin, uravuga. Njyewe Uwitonze Kevin. Ndakwakiriye wowe Nsengiyumva Dieudonne niyo nezeho kugira ngo umbere umugabo mubwire kandi tubane uhereye uyu munsi n'ibihe bizaza, mu byiza no mu bibi, mu bukire no mu bukene, urwaye cyangwa uri muzima, nzakubaha, nzagukunda ngukundwakaze mu gushaka kwera kw'Imana kugeza dutandukanijwe n'urupfu cyangwa kugaruka kwa Kristo. Dutandukanijwe n'urupfu. Kubw'ibyo murahiriye ko nzaba umwizerwa imbere yawe. Reka tumukomere mu mashyi. Mwiza w'umugisha w'abana bacu bubatse ingo biyemeje kurushinga, uhabwa icyubahiro kuko wumvishe gusenga kwabo. Mana tubasabiye umugisha kuko wasohoje amasezerano yabo. Reka ano masezerano bahanye ni wowe wayakomeza, kuko amasezerano yose nami ni wowe wayakomeza. Reka ubaho umugisha amajya n'amaza imbere n'inyuma, iburyo n'ibumoso, uzabahe gutera imbere, bubakire ku Mana, bubakire ku mahame y'ijambo ryawe, kuko ijambo ryawe ni umucyo. Reka umurikire ubuzima bwabo, bateze imbere, uzabahe kubyara no guheka, uzabateze imbere, bazumva Imana mu buzima bwabo. Ingo zabo Mwami zizabashishwe nawe, uzazibemo, uzaziyobore, uzabarinde imiryango n'amakimbirane, uko barahiriye imbere yawe kubana akaramata. Mwami Yesu niwe wabishoboza, kuko ijambo ryawe rivuga ngo dushobozwa byose nawe Kristo, kuko ari wowe uduha imbaraga. Urakoze kuko bahaye umugisha kandi ugiye kubateza imbere, kandi Mwami wanjye ugakomeza kubana nabo mu buzima bwabo bw'iminsi yabo yose kwabana ku isi. Reka tugukomere amashyi kuko utubereye igisubizo mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze. Reka mbese muhaguruke, hanyuma muraza guha Dieudonne. Gende gahoro gahoro. Tumukomere mu mashyi, abikoze neza Imana imugisha. Mube umufasha wawe Yes, Imana imugisha. Murakoze cyane. Dieudonne na Kevin murebane. So
twishimiye kubana namwe, twishimiye kubakira, twishimiye ko mwahisemo neza gukora uyu muhango w'itorero ry'Imana kandi mugahitamo kuwukorera hano muri Nazarene y'i Remera. Turabakiriye, mwicare mugubwe neza, isaba umugisha. Amen. Haleluya. Ndakora mbanguka kubera impamvu z'igihe. Sinzi niba hari abantu dusengana hano bahageze bafite mikrofone kugira ngo dukoreshe amagambo dukoreshe yo kwakira abantu, hanyuma buri wese yaje